Iki ni ikimera abantu benshi bazi gifite n'umugani ngo kizwi hose, umuravumba Tetradenia riparia, ukoreshwa cyane cyane mu buvuzi gakondo mu Rwanda no mu bindi bihugu bya Afurika. Uvura indwara nyinshi cyane, muri zo harimo ibicurane n'inkorora, kuziba amazuru no kuribwa mu muhogo, umuriro woroheje, kubabara umutwe, benshi bawukoresha uko bawukoresha ndaza kubibabwira, kubabara mu nda cyangwa se kutarya neza, mbese kubura apeti, impiswi zoroheje mu bice bimwe na bimwe barawukoresha gutyo, ibisebe n'udusebe two ku ruhu, kurumwa n'udukoko no kugabanya kubyimbirwa cyangwa se kubyimba, kubabara mu ngingo cyangwa se mu mitsi, ibyo byose ni byo umuravumba uvura. Ubushakashatsi bwo muri laboratwari bwerekanye ko umuravumba urimo ibinyabutabire bifasha birwanya zimwe muri bagiteri zimwe na zimwe, kurwanya imiyege, kurwanya imwe mu miyege, ubwoko bw'imisemburo, mbese kugabanya uburibwe, kugira ubushobozi bwo kurwanya udukoko tumwe na tumwe. Ibyo byose ni byo mu bushakashatsi bwa laboratwari bwaragaragaje. Urabona ahantu ugera ni muremure cyane, reba mbahaye ikaze. Muri iyi video tugiye kureba hamwe amateka y'umuravumba, imikoreshereze gakondo n'ibyo siyansi bivugaho. Duhere ku gice cya mbere, inkomoko n'amateka y'umuravumba. Ni igihingwa kimaze imyaka myinshi kizwi cyane cyane mu bice byinshi bya Afurika, cyane cyane ndetse yewe no mu buvuzi gakondo. Nicyo bita umuravumba. Umuravumba iyo wegera iki gihingwa, mbese ikintu cya mbere wita wumva cyangwa se wita ubona ni impumuro yihariye y'amababi yacyo. Abantu benshi bakuze bazi umuravumba nk'igihingwa cyo mu rugo, ariko benshi ntabwo bazi amateka yacyo, aho cyaturutse, impamvu cyahawe agaciro, ndetse yewe n'icyo ubushakashatsi bwa siyanse bubivugaho. Umuravumba uzwi mu izina rya siyanse Tetradenia riparia, nigeze kubibabwira ntangira. Ni igihingwa cyo mu muryango w'ibimera bita Ramiaceae, umuryango ubamo n'ibindi bimera nka mante, bizwi nk'ibimera bihumura n'ibindi bitandukanye, mbese akenshi usanga bihumura. Aho umuravumba ukomoka ni hehe? Umuravumba ukomoka muri Afurika, urebye ni muri Afurika, ku mugabane wa Afurika, cyane cyane mu bice bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Wagiye umenyekana cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo, aho abantu bawuhingaga hafi y'amazu kubera impumuro yawo, ndetse n'uko wakoreshejwe mu muco n'ubuvuzi gakondo. Mu busanzwe umuravumba ukunda ahantu hafite izuba rihagije n'ubutaka butemba amazi, mbese amazi atareka. Amazi arahagera yego, ariko ntareke, ntabwo bukeneye amazi menshi. Ushobora gukura nk'igihuru kikaba igiti kirekire cyane gifite amababi manini n'imizi minini, kandi amashami yacyo aba yoroshye. Iyo ukoze ku bibabi byabyo wumva bihumuye, cyangwa se ukumva bisa nk'ibigufata mu ntoki, uhita wumva impumuro yabyo ikomeye. Imyaka myinshi ishize, abantu batandukanye bo muri Afurika babonye ko ibimera bimwe bibakikije bishobora kugira uruhare mu buzima bwabo, binyuze mu kugerageza no guhererekanya amakuru y'ubumenyi kuva ku babyeyi kugera ku bana. Ibimera byinshi byahawe imirimo itandukanye, harimo n'umuravumba. Ako abantu batangiye noneho kuwukoresha, nta nyandiko n'imwe yerekana umuntu wa mbere watangiye gukoresha, wavumbuye bwa mbere k'umuravumba, cyangwa se uwawukoresheje bwa mbere mu mateka. Ahubwo nk'uko byagenze ku bindi bimera byinshi bitandukanye by'imiti gakondo, ubumenyi bwabo bwagiye buhererekanywa, bugenda bukura, bugenda bugera ahantu henshi cyane, buhererekanywa mu baturage binyuze ku kwitegereza no kugerageza ubwabo hagati yabo.
abaturage rero bo mu bice bitandukanye bya Afurika bakoreshaga amababi yawo mu buryo butandukanye. Bamwe bawukoreshaga kubera impumuro yawo, abandi kubera ko bawufataga nk'igihingwa cyo mu rugo, nk'igihingwa gifite akamaro mu buzima. Mu Rwanda no mu bindi bihugu byo mu karere, cyane cyane umuravumba wagiye uba igihingwa kiboneka mu ngo nyinshi cyane. Abantu bawuteraga hafi y'amazu yabo, haba kubera impumuro nziza, haba no kubera ko bawufataga nk'igihingwa cy'ingirakamaro. Akenshi wasangaga bagira ngo ni nk'itegeko, mbese kuba mu rugo rwose rufite umuravumba. Impamvu umuravumba wakomeje gukundwa, hari impamvu nyinshi zatumye umuravumba ukomeza kubaho mu ngo z'abantu. Icya mbere ni uko woroshye guhingwa, ntabwo usaba protokole nyinshi, uhita umera, kandi ugasanga rwose utasaba n'ahantu hanini. Kugira ngo icyo gihingwa kimere neza ntabwo bisaba ibintu byinshi cyane. Iyo utewe ahantu heza ushobora gukura cyane, ugakura vuba, kandi ukagira amashami menshi cyane, ukaba igiti cy'inganzamarumbu. Icya kabiri ni impumuro yawo idasanzwe. Amababi yawo ahita ahumura, ashobora no gutuma ahantu hahumura neza. Icya gatatu ni uko wagiye uhabwa agaciro mu buvuzi gakondo, aho abantu bawukoreshaga mu buryo butandukanye. Ariko uko abantu bakomezaga kuwukoresha, ni ngombwa no gutandukanya ibintu bibiri. Ibi bintu bibiri ugomba kubitandukanya: ubumenyi gakondo bw'abaturage, ubumenyi mbese gakondo bw'abaturage n'ibimenyetso bya siyanse bishingiye ku bushakashatsi. Niyo mpamvu mu gihe gikurikira, mu gice gikurikira ngiye kubagezaho, turareba noneho, muri iki gice kigiye gukurikira turareba noneho icyo umuravumba ugizwe, ibigize umuravumba, ibinyabutabire ibiwurimo, ndetse yewe n'ibyo ubushakashatsi bwa siyanse bwagiye bugaragaza. Reka twigire ku gice cya kabiri: ibigize umuravumba n'ibyo ukoreshwamo mu buvuzi gakondo. Iki ni igice abantu benshi bategereje kumva, kuko nicyo hanini usanga gishishikaje abantu, kuko abantu benshi bawukoresha batazi n'icyo uvura, kuko gusa bazi ngo ni umuravumba, ngo uravura, ngo uvura indwara nyinshi cyane, gutyo gusa ntunamenye uko uwukoresha, ndetse yewe ntubyiteho ukawukoresha gusa. Iyo tuvuga umuravumba, ntabwo tuba tuvuga gusa igihingwa gifite impumuro nziza. Mu mababi yabyo harimo ibinyabutabire bitandukanye byagiye bishishikaza abashakashatsi. Ibinyabutabire biboneka mu muravumba, ubushakashatsi bwagaragaje ko umuravumba urimo amavuta y'ingenzi, ibyo bita essential oils cyangwa se oils essentiels, nkunze kubibabwira muri video zanjye, n'ibindi binyabutabire byo mu matsinda atandukanye. Essential oils nigeze no kubereka igice kimwe, mbereka aho bazikorera. Icyo gihe nari ndi muri university imwe y'i Musanze. Muri ibyo harimo ibintu bitandukanye, ibyo bita terpene, ibinyabutabire bikunze gutanga impumuro mu binyabutabire byinshi cyane, kandi bikaba byari bizwi cyane ku bushobozi bwabyo bwo kugira uruhare mu kurwanya uburibwe bw'umubiri no kurwanya udukoko tumwe na tumwe. Ikindi muri ibyo ngibyo harimo flavonoide. Flavonoide ni ibinyabutabire biboneka mu bimera byinshi, bifite ubushobozi bwo kurwanya ibyangiza uturemangingo. Hakabamo n'ibindi binyabutabire bitandukanye bigize impumuro n'imiterere y'umuravumba. Ariko ni ngombwa kumenya ko kuba igihingwa kirimo ibinyabutabire bishobora kugira akamaro muri laboratoire, bidahita bisobanura ko gishobora kuba kivura indwara runaka, ngo kivure indwara zose. Ahubwo reba, tuvuge indwara n'ibibazo umuravumba ukoreshamo mu buvuzi gakondo. Ahantu muhitondere, umenye aho wabihera. Mbese iki kimera nubwo cyitwa umuravumba, tuzi ngo kivura indwara zose. Hari n'abarenzaho nyine ugasanga baravuga ngo kivura indwara zose. Kivura izihe ndwara?
Mu bice bitandukanye bya Afurika, umuravumba wakoreshejwe ku buvuzi gakondo mu bibazo bitandukanye, harimo ibicurane n'ibibazo byo mu buhumekero n'inkorora, cyangwa se no gufungana mu mazuru, kubabara mu muhogo n'indwara za kabiri, kubabara umutwe ni indwara ya gatatu, ibibazo byoroheje byo mu gifu ni indwara ya kane, byoroheje no mu gifu no mu nda. Indwara ya gatanu, ibibazo byo ku ruhu, udusebe n'utundi, kubyimba cyangwa se kubabara ahantu runaka ku mubiri, iyo ni indwara ya gatandatu. Kurumwa n'udukoko, mbese iyo urumwe n'udukoko ugasigaho birakira, iyo ni indwara ya karindwi. Ibi ni bimwe mu bibazo gakondo byagiye bivugwa mu buvuzi gakondo, ariko ntabwo bivuze ko umuravumba koko ari ugomba kuvura izo ndwara zose. Icyo nzi cyane ni uko umuravumba uvura indwara zo mu buhumekero, nanjye nashyiraho vi kuko nanjye ndawukoresha. Ibyo siyansi imaze kugaragaza, mbese ibyo siyansi yamaze kugaragaza, abashakashatsi bakoze ubushakashatsi ku muravumba barebye cyane cyane ibiwugize n'uko bikora. Hari ubushakashatsi bwo muri laboratoire bwerekanye ko ibice bimwe by'umuravumba bigira ubushobozi bwo kugira uruhare mu kurwanya bagiteri zimwe na zimwe, kugira uruhare mu kurwanya kurwanya imiyege, nigeze kubibabwira ntangira, cyangwa se kurwanya imisemburo imwe n'imwe yakwangiza umubiri, kugabanya uburibwe mu buryo buhanitse. Ariko ubushakashatsi buracyakenewe cyane kugira ngo hamenyekane neza uko ukoreshwa ku bantu. Ingano iboneye n'umutekano wayo buri gihe, igihe cyose ukoreshejwe nk'umuti. Noneho reka nkubwire icyo ugomba gukuramo hano. Umuravumba ni igihingwa gifite amateka maremare kandi gifite agaciro mu mico w'abaturage. Ni igihingwa gishimishije cyane kubera umuhumuro wacyo n'ubushobozi bw'ibinyabutabire bikirimo. Ariko ubwenge nyabwo ni ukugikoresha neza, kumenya aho imiti gakondo igarukira no kumenya icyo ugomba kuwukoresha mu buzima. Ndaza kukubwira ko umuravumba nubwo uvura indwara nyinshi, ariko ugomba kwitondera kandi ukawukoresha ku buryo bukwiye. Noneho reka tujye ku gice cya gatatu, uko umuravumba ukoreshwa mu buryo bwo kuwitaho n'ibyo ugomba kwitondera. Mu bice bibanza tumaze kubona ibice bibiri, igice cya mbere n'icya kabiri, ikindi gice cya gatatu turiho. Mu bice bibanza twabonye ko aho umuravumba ukomoka, amateka ndetse n'iby'ubushakashatsi bwa siyansi bwagiye bugaragaza n'ibyo bwagiye bureba ku bigize iki kimera. Noneho muri iki gice cya gatatu tugiye kuvuga ku buryo umuravumba wagiye ukoreshwa n'abantu, uko bawutegura mu muco gakondo, ndetse yewe n'abo bagomba kwitonda n'abatagomba kuwukoresha cyangwa se bagomba kuwitondera. Uko umuravumba ukoresha mu buryo gakondo. Mu bihugu byinshi bya Afurika harimo n'u Rwanda, abantu bagiye bakoresha umuravumba mu buryo butandukanye. Uburyo bumwe buzwi ni ugukoresha amababi yawo mu mizi, mu mazi ashyushye, kugira ngo havemo umwuka uhumura, mbese ibyo bita kwiyuka. Ndumva abantu benshi barabizi ibintu byo kwiyuka. Abantu benshi bawukoreshaga mu gihe bumvaga bafite ibibazo mu myanya y'ubuhumekero nk'ibicurane, cyangwa se bafungana amazuru, bikabafasha cyane. Hari rero n'abakoresha amababi yawo ku ruhu mu buryo gakondo, cyane cyane ku bibazo byoroheje ku ruhu, cyangwa se ahantu bumva hababara, cyangwa abarwaye udusebe ku ruhu. Abandi bawukoresheje kubera impumuro yawo, aho bashyira amababi hafi y'aho baba bari, cyangwa se bakawubika mu rugo, cyangwa bakawuhinga mu rugo kugira ngo bajye gukomeza kumva impumuro yawo nziza. Ariko ni ngombwa kwibuka ko ubu buryo ari imikoreshereze ya gakondo. Ntabwo bisobanura ko buri muntu ufite indwara runaka yahita akoresha, akareka kujya kwa muganga agakoresha umuravumba. Uko wawuhinga no kuwubika mu rugo. Kimwe mu bituma umuravumba ukundwa
ni uko woroshye kuwuhinga. Kugira ngo rero uwutere mbese umere neza, hitamo ahantu heza hagera izuba, mbese ahantu amazi ashobora kuhagera ariko ntahareke. Si ngombwa protokole nyinshi cyane, hategure neza, nurangiza ufate ishami ry'umuravumba ubundi uritere. Ntabwo ritinda kumera kandi ntabwo ryuma, ni kimwe mu biti ushinga mu butaka nticyume, ahubwo kikera neza kikamera neza. Ushobora rero kororoka ukoresheje amashami, utera ishami rimwe ubundi rikamera rikazana ayandi mashami n'ibibabi ukeneye. Abenshi bawukoresha ibibabi bawuhekenya igihe barwaye giripe, inkorora n'ibindi byose bitandukanye, bakanyunyuza utuzi twawo. Abawuteka bo banywa amazi yayo, ariko kuwuhekenya nibyo byiza, nibwo uba ufite ubukare cyane ushobora guhita ugukiza rwose ako kanya. Iyo umuravumba uri mu rugo ushobora kuba igihingwa cyiza cyane cyo mu busitani, ukagira ahantu heza kandi ukagira ubusitani bwawe neza. Ese hari ikigero ntarengwa cyo kuwukoresha? Ibyo nigeze kubabwira ukuntu ukoreshwa witonze. Hari ikigero ntarengwa cyo kuwukoresha? Iki ni ikibazo abantu benshi bibaza. Kugeza ubu nta kigero kimwe cyangwa se ikigero ntarengwa cyemejwe na siyansi kivuga ngo umuntu agomba gukoresha umuravumba ungana iki, cyangwa se nk'umuti, kuwukoresha nk'umuti wo kunywa ngo wanywa ungana gutya. Impamvu ni uko ubushakashatsi ku bantu butagaragaje budahagije kugira ngo hashyirweho igipimo cyemewe nk'uko bigenda ku yindi miti yo kwa muganga. Niyo mpamvu gukoresha mwinshi cyane cyangwa se kuwunywa nta bumenyi bishobora kugukururira ikibazo mu mubiri wawe aho kubera igisubizo. Ikintu cy'ingenzi no kwirinda gukoresha iki gihingwa cyangwa se iki kimera nk'umuti mu buryo bukabije, gufata ikigero kinini cyane, cyangwa se igihe ufite uburwayi bukomeye utabanje kugisha inama inzobere. Abantu bagomba kwitondera noneho umuravumba cyangwa se bagomba kuwukoresha ditu ni bande? Hari abantu bagomba kwitondera gukoresha iki kimera nk'umuravumba n'ibindi bimera bitandukanye, cyane cyane mu gihe bawukoresha nk'umuti. Hano turavuga umuravumba. Muri abo harimo abagore batwite n'abonsa. Bo ni aba mbere. Nta bushakashatsi buhagije bwerekana umutekano wo gukoresha umuravumba igihe utwite cyangwa se wonsa. Ni bityo ni byiza kubanza kugisha inama muganga. Aba kabiri ni abana batoya. Abana bafite umubiri baba bafite umubiri ukiri gukura kandi bakiri bato cyane, bafite igifu kidakora neza, ni ngombwa rero kubanza kwitondera kuwukoresha. Ni ngombwa kubanza kwitondera cyane cyane kubaha abana bakiri bato cyane bari munsi y'imyaka 2, nkunze kubibabwira. Ugomba kubyitondera igihe ushaka kubaha ibimera ibyo ari byo byose nk'imiti. Abantu bafite indwara zikomeye bo ni aba gatatu, cyangwa se abafata imiti. Ni byiza kubanza kugisha inama muganga, kuko ibimera bishobora guhanganira icyarimwe, imiti ishobora guhanganira icyarimwe, ugasanga wa muti usanzwe ukoresha ntugize akamaro, cyangwa se biteye ubundi burwayi, cyangwa se biteye ibindi bibazo mu nda cyangwa se mu mibereho y'umuntu, ugasanga noneho bitabaye byiza. Abantu bagira allergie, abo ni abantu ba 4. Niba umuntu abonye ko uruhu rwe ruzaho utuntu, cyangwa se niba usanzwe ugira allergie ku kimera runaka, ugomba kwitonda ukabanza ugakoresha gahoro kugira ngo umenye ko cyo kidagutera allergie, ukabona noneho gukomeza kongera kugikoresha. Amakosa abantu benshi bakunze gukora, hari amakosa akunze kugaragara mu mikoreshereze y'ibimera. Icya mbere, ikosa rya mbere ni ukwizera ko igihingwa kimwe cyangwa se ikimera kimwe gishobora gukiza indwara zose. Nk'uko babivuga ku muravumba, bakavuga ngo umuravumba ngo uvura indwara zose zibaho ku isi. Ugasanga umuntu aranditse ngo indwara 40 zivurwa n'umuravumba. Ariko icyo ni ikibazo, ni ikosa abantu bakunze kugira. Ikosa rya kabiri ni ugukoresha ibipimo byinshi batekereza ko byongera imbaraga cyangwa se byongera ingufu zo kugira ngo bite bikira, ariko byongera ingaruka. Icya gatatu ni ugutekereza ko ibi bimera bisimbura imiti ya muganga.
imiti, mbese imiti gakondo bavuga ko igomba gusimbura imiti ya muganga mu gihe umuntu afite uburwayi bukomeye. Ubumenyi gakondo ni ingenzi cyane, ariko bugomba nanone kujyana n'ubumenyi bwa siyanse n'inama z'abaganga. Niyo mpamvu akenshi njye mbabwira ngo iki gihingwa kiravura, ariko nkababwira n'ibyo siyanse yabivuzeho, kandi nkababwira ko niba ugomba kujya kwa muganga cyangwa se abagomba kwirinda kubikoresha nkabibasobanurira, kugira ngo nawe ugendera muri uwo mujyo ujye umenya igihe wabikoresha n'uburyo wabikoreshamo. Noneho twigire ku gice cya kane, ngira ngo ni nacyo gice cya nyuma. Ni igice kibashishikariza gutera umuravumba mu rugo rwawe. Impamvu utagomba kubura umuravumba iwawe mu rugo. Nyuma yo kumenya amateka y'umuravumba, inkomoko yawo, ibiwugize n'uburyo ukoreshwa, ikibazo gisigaye ni iki? Ese ni iki gituma umuravumba ukwiye kugira umwanya mu ngo zacu? Icya mbere ni uko ari igihingwa cyoroshye guhingwa. Nakomeje kubabwira haruguru, ntigisaba protokole nyinshi, ntigisaba ibintu byinshi cyane, kandi gishobora no gukura hafi y'urugo. Icya kabiri ni uko gifite impumuro nziza, kandi gishobora gukoreshwa kongera ubwiza aho kiri, kongera ubwiza mu busitani bwawe. Icya gatatu ni uko gifite amateka maremare mu bumenyi gakondo bw'abaturage bacu, aho cyagiye gihingwa gihabwa agaciro mu myaka myinshi yashize, ndetse n'ubu ngubu kiracyahabwa agaciro gakomeye. Icya kane, uretse no kuba nuko kiba wenda ari igihingwa gishobora gusa neza mu busitani, gishobora kutarushya gutera, kidasaba protokole nyinshi cyane, ariko uretse no kuba ari n'umuti, ni n'ikirungo. Nigeze kubakorera icyayi cy'umuravumba, mbabwira ko gitekwa mu bintu bitandukanye, ushobora kugiteka no mu gikoma, no mu isupu, n'ahantu henshi. Mbese usanga aho bacuruza ibintu nk'ibi ngibi nk'ibirungo bya kinyarwanda, ugenda ukakigura ku buryo buguhenze, kandi ari igiti ushobora kwiterera iwawe, ukajya ugisarura igihe ugikeneye, ukajya ugisarura ukagikoresha ari kibisi kitumagaye, kandi kigifite umuhumuro wayo mwiza. Ikindi ni uko imizi yacyo n'uruti rwacyo byose bikoreshwa. Nigeze kubakorera videwo mbabwira akamaro k'imizi y'umuravumba, ibyo byose nari bakoreye. Izi videwo zose ujye uzireba, icyo uruti rw'umuravumba gikoreshwa n'icyo bivura. Ibyo byose iyo ubizi, uzajya ureba videwo zanjye, byose iyo ubizi, iki giti kikugira akamaro cyane, kuko uba ugikoresha ku bice byose bibaho mu buzima bwacyo. Ariko umuravumba ntukwiye kurebwa nk'igisimbura abaganga cyangwa se imiti yemejwe na muganga, ahubwo ugomba kureba ukawufata nk'igihingwa cy'inyongera mu rugo, gifite amateka, umuco mu buvuzi bushishikaza abashakashatsi, ndetse nawe ubwawe urabizi. Kenshi abantu bagiye bakoresha umuravumba ukabafasha, nawe wenda warawukoresheje uragufasha, utwandikiye muri komenti tubwire. Niba rero ushobora kuba ufite ahantu watera igiti mu rugo, tekereza no ku muravumba, kuko umuravumba wowe ushobora kuwutera no mu mavaze, mu mifuka, ahantu hose. Nubwo ugira imizi ndetse ukaba n'igiti kinini cyane, ariko ushobora kuwutera ahantu henshi hatandukanye, kandi niba udafite ubutaka bunini, udafite sipasi ihagije wateramo ibiti, kandi ushobora noneho no kuwuhinga kugira ngo ugire igihingwa gihumura neza, cyiza kandi mu busitani bwawe, kandi gifite amateka akomeye mu baturage bacu. Ariko igihe cyose ufite ikibazo cy'ubuzima, cyane cyane indwara ikomeye cyangwa se imara igihe kinini, jya wifashisha inama z'abaganga n'inzego z'ubuzima. Niba nawe wajya kubifata gutyo ukavuga ngo umuravumba ngo uvura indwara zose ko zakabaye zibaho ku isi, bugufi, cisha make, kurikira iyi videwo uyirangize kandi uyisobanukirwe neza, kuko ngiye mbasobanurira byinshi, nkababwira kuva ku mateka, nkageza ku bintu byagiye bikoreshwa kuva bitangira gukoreshwa kugeza n'iki gihe, n'ibyo siyanse ibivugaho. Voilà, niba iyi videwo igufashije, menya cyane cyane kuyisharinga, uduhe like,
kandi niba uzi umuntu wari ufite ibibazo imyumvire yo ku muravumba umwohereza iyi videwo, kandi niba utarazi n'iki gihingwa uko gikoreshwa uko gihingwa ubimwoherereze kugira ngo nawe asobanukirwe neza, kugira ngo nawe atangire agitunge agitere akigire mu rugo kugira ngo azajye akifashisha igihe bibaye ngombwa. Nyamuneka niba urwaye giripe, niba urwaye inkorora, niba urwaye ibicurane, ndagushishikariza gukoresha umuravumba kuko ibindi byose bakubwira imyenya bya bindi byose imiti yindi ya gakondo imyenya n'iki, umuravumba ni uwa mbere kuri ibi bintu rwose, kuri izi ndwara nakubwiye zose. Ni naho nshoreje video y'uyu munsi. Njye na Mupenzi nk'ibisanzwe mbagira inama mu mibanire, ubuzima, iterambere ndetse n'imibereho myiza. Kurikira inzozi zawe, inzira niyi. Bye.